So moto yacu yaguraga $1,800,000. Iki gikorwa iryo tangazo tumaze kuryumva, management yacu ifata inshinga navuga ati kugira ngo abantu babone aho baguriza moto za electric, $1,800,000 n'amafaranga menshi. So reka tuyigabanye, niyo mpamvu twayivanye kuri $1,800 tuyishyira ku $750. Yego. Bakunzi y'umurongo Nyarwanda TV, mwaramutseho mwiriwe. Tubahaye ikaze nanone ku murongo wanyu ari nawo wacu kugira ngo tubabwire ibijyanye na gahunda ya guverinoma y'u Rwanda yuko moto zikoresha umwotsi zikoresha essence zisohora umwotsi zikwiriye gucika mu Rwanda mu rwego rwo kurengera ibidukikije. Ubu rero turi Remera ahabereye igikorwa cyo gushishikariza abamotari gutunga moto zikoresha amashanyarazi zateguwe n'ikigo cyitwa Spiro. Muri buze kubona muri video ikurikira ukuntu abamotari bari basanzwe bakoresha moto zikoresha umwotsi cyangwa se zikoresha essence, bavuga yuko gukoresha amashanyarazi byaborohereje mu kazi kabo, bakavuga uburyo babyungukiramo, bakanashishikariza abandi kwitabira iyo gahunda. Muri bwumvemo kandi n'uburyo abayobozi b'iyo gahunda babishishikariza abaturage cyane cyane abamotari bo hirya no hino muri Kigali n'ahandi mu ntara kugira ngo bitabire iyo gahunda ya leta igamije yuko ikirere cy'u Rwanda kiba kidahumanye kandi bikaninjiriza amafaranga bakora iyo business. Nitwa Blanche Dusengimana. Ni kuvuga ngo zino moto z'amashanyarazi zifite inyungu nyinshi cyane. Nk'iyo ufashe batiri yayo yikuramo amafaranga ari hejuru y'9,000. Urumva ni inyungu ikomeye cyane. Yego. Mwange rero nk'umumotari uyitwara icyo gihe iyo mbonye ayo mafaranga nkafatamo umuriro nkasagura nk'ibihumbi 7,000 numva ameze neza cyane. Hanyuma muvuga iki kuba leta yarashyize imbaraga cyangwa se ikomeje gushyira imbaraga mu ikoreshwa z'izi moto z'amashanyarazi? Leta kuba yarashyizeho imbaraga ndayishimira cyane kuko yaciye ibintu bihumanya ikirere muri make. Yego. Kuko turi muri gahunda yo guca ibintu bihumanya ikirere. Ariko kuba yarashyize imbaraga muri moto z'amashanyarazi nuko ari moto itavunana, ntabwo igorana kuyitwara pe. Ni moto ya automatique, ntabwo igorana. Icyo nicyo kintu cya mbere. Cya kabiri ntabwo ivuna umugongo ube wataha wananiwe, niyo wayitwara umunsi wose ntiwananirwa. Muri buri kilometero harimo sitasiyo. Ukuvuga ngo umuriro uramutse ugushiranye ni wowe wabigizemo uruhare. Yego, wowe warangaye cyane rwose. Ni ukuvuga ngo piyese impamvu yabihenze nuko wenda nk'urugero nazo piyese zazo zirakomera. Yego, shobore kuba ariyo mpamvu zihenda. Kuko ni ukuvuga ngo nimba nk'iyi rotorovizeri uri kubona yuko itameze nk'izindi rotorovizeri z'ibindi binyabiziga, icyo gihe rero impamvu ihenda nuko nayo ikomera, yakangirika kubera ko wakoze agisida gusa. Yego. Njye nitwa Harerimana Idrissa, nkaba ndi umumotari wabigize umwuga, icyo bita senior mu kazi. Hanyuma nkaba ndi muri iyi kampani yaje ijyanye n'igihe tugezemo ya Spiro. Nkaba ninge number 1 wabashije kwishyura iyi moto zigisohoka. Icyo yaguraga ngahe? Yaguraga $1,900,000. Niyo yaguraga. Kuki se wayisuyigura wasanze ari ikirushizo iyo watwaraga mbere? Pari raporo yaho narinzi ko nabanje gutwara essence, ariko naje gusanga harimo difference nini cyane. Harimo intera nini cyane ku buryo intera irimo, par exemple nkuko nakoreshaga 13,500 ku munsi bya essence, hano nkoresha 7,000, yaba menshi 7,500. Ubwo urumva ni hafi kimwe cya kabiri birenze. Ubwo urumva ubudasabwa mbere uhitubwumvira aho ngaho kwanza. Urumva ara amafaranga nabashije kurekipira, ubu numva meze neza kandi ndahamagara na bagenzi banjye dusangiye umwuga yuko bakwitabira gukorana n'amashanyarazi kuko nicyo cyerekezo n'igihugu gishaka. Abakira barayikunda se? Biratangaje kuko abakiriya barayikunda rwose. Ngiye singiye kubabeshya muri abanyamakuru, aho nahagarara hose moto yanjye burya baba bamaze kuyicaraho kuko service inoze gutwara neza kinyamwuga smart, ngira ngo murabibona irigaragaza. Nimubona hari moto bisangiye ubusmart mwambwira namwe nkagira icyo nongera.
ariko nta kibazo kabisa, akazi kameze neza, serivisi imeze neza yazo. uretse icyo wari uvuze cy'uko ihendutse haba mu kuyigura haba no mu kwinjiriza, ikijyanye no guhumanya ikirere ajyanye yo gumanya ikirere nta gihari deja, nta kiriho kuko nta myotsi nkoresha, nta mavuta nkoresha, nta mashanyarazi, bihurira he no gumanya ikirere. Amashanyarazi niyo ari muri systeme ajyanye n'icyo kirere turimo kumva kirimo guhumana kubera imyotsi, kubera essence. Ijana ku ijana kuko ni cyerekezo cy'igihugu kandi tugomba kujyana nacyo. nta mbogamizi se kuva aho watangiriye kuyitwara wari wahura nayo wenda nko kijyanye na batiri idashobora kurambya umuriro? Batiri imbogamizi zabayeho mbere zikiza, ariko ubu barimo barabishyira ku murongo, amabatiri arimo araboneka. Urumva noneho ko n'izi zirimo gusohoka n'amasharijeri agiye kuboneka kugira ngo ducaginge no mu rugo iwacu. Urumva imbogamizi zirimo zagenze kuko barimo barongeye uko moto zirimo ziyongera n'amabatiri nikarimo kwiyongera, ku buryo icyo kibazo kirimo kirakemuka, nta kibazo gihari turimo kugira. Uko batiri ngenda yifatira ibirometero yuzuye furu 100% kandi nyikoresha ibirometero 70 kugira ngo batiri yongere nje gusaba iyindi batiri. Urumva nta kindi kibazo kirimo, kandi ibirometero 70 ushobora kubikora hagati y'amasaha 2 n'isaha 1 n'igice. Urumva aba yagarutse amafaranga ni ngombwa, ni urucabana. Yego nawe promosiyo yo irarenze mu bwenge bwacu, ugiye mu mibare ugakora niko kuri kuko systeme irahari, ntago ari ibintu birimo ibintu byihishe, ibintu biri wazi. Umuryango urafunguye, si bya bintu byo kuvuga ngo ngwino ngujyane pembeni ngo umuntu ajye kukwigisha nurangiye usange wahiye. Ni ibintu biri wazi open, byuguriye ku rwego rw'igihugu, abantu bose nibaza ahubwo bitabire banyiri mahirwe bayibona hakiri kare, kuko nyuma ya promotion n'ubu risubira ku giciro yari isanzweho kandi iri 1,800, ariko ubu iri kuri 750 promotion bakizeho 750. Urumva difference yavuyeho hafi 1,100,000 birenga. Hani ubudasa, nta yindi serivisi ndimo kubona mu handi aho n'umwihariko z'amashanyarazi, hano umwihariko nta bandi barimo kubikora, barimo kuzita abazigura bose nabo mwababaza amakuru bayabaha. Muzamini ushinzwe gukwirakwiza ubumenyi ku bikorwa bya Spiro arasaba abamotari kwitabira ino gahunda kubera yuko biri mu nyungu zabo, cyane cyane yuko bunguka bitewe n'umuriro bahisemo gukoresha, bakagira amafaranga abika mu mufuka wabo. Niba ari nutanga verisoma akayitanga ariko akagira ikindi kinini asigarana, icyo ni kimwe. Ikindi kandi akavuga yuko biri muri gahunda ya leta yo guca ibyuka bihumanya ikirere. Nitwa Tuyishime Muzamini, nkabanshinzwe network cyase ibikorwa remezo bya Spiro mu Rwanda. Ino programme twatangiye bayita Pledge Next Zero. So ino programme twatangiye yaje nyuma y'igikorwa leta y'u Rwanda yatangaje, ivuga ko mu ntangiriro z'uno mwaka uza 2025 ko nta moto ya essence zongera kuba registered, ari electric gusa. So tumaze kumva iyo nkuru nziza, iyo initiative leta yari imaze gutangaza ko izacya mu bikorwa, natwe twafashe ya mbere nka company ya mbere mu Rwanda electric kujya imbere muri icyo gikorwa. So moto yacu yaguraga 1,800,000. Iki gikorwa iryo tangazo tumaze kuryumva, management yacu ifata inshingano avuga ati kugira ngo abantu babone aho baguriza moto za electric, 1,800,000 n'amafaranga menshi. So reka tuyigabanye, niyo mpamvu twayivanye ku 1,800 tuyishyira ku 750. Yego biri gukora bite? Biragoye kwimishwa mu motiva kuri 1,800,000 n'inabe kimwe cya kabiri ka 750. Birimo biragora abantu kubyumva, ariko nka management baba babitekereje neza kandi nta gihombo bishobora guteza company. So bivuze ngo moto ni 750 ni moto iri kumwe na battery noneho kuko nka ziriya za 1,800 nta battery yari irimo. Ubungu ni moto na battery, waba ufite wakongera 75 tukaguriza na charger ukaba wacagingira mu rugo. Aho mu minsi ishize nta charger twatangaga. So bivuze ngo twagerageje kugira ngo dutange moto ku bantu benshi, dutange n'uburyo bwo kuzikoresha. Niyo umuntu yaba atari mu mujyi wenda ahantu hegereye station yacu, ashobora gufata charger akazacagingira mu rugo akaba yakora akazi ke neza. Yego
murakoze. Ino programu ukuntu iteye ni promotion, moto zizatangwa mo hagati cyase mu mpera z'ukwa mbere nibwo tuzatanga moto za mbere, ariko ubu kirimo kirakorwa ni booking. Umuntu ubungubu wifuza kubukinga moto 10, 20, 100 se, 1000 se, ubu araza akabukinga moto. Ni ukubukinga ni kimwe cya 10. Niba ari 750, ubukingi ni 75. Barayibukinga bakaguha akantu k'akarisiti, bamara guhereza akantu k'akarisiti ukajya kuri liste mu kwa mbere ukishyura asigaye ugahabwa moto yawe. Yego. Ikindi kirimo nuko hari bamwe mu bazifite bavuga ko zigira ikibazo cy'uko hari igihe ujya guhinduza batiri ugasanga iyo baguhaye abayicaginze bashyizemo 40 cyangwa 50 bakaguha igice cy'umuriro wakagombye kujyamo hose, bikabaca intege bikabahombya bigatuma bari bugende bahinduza. Icyo kintu murateganya kugikemuramo? So icyo kintu cyo nakivugaho. Ubundi muri no industry ya electric ni nkuko muri moto z'amashanyarazi umuntu ashobora kugenda avuga ati ndashaka litiro imwe cyangwa se ndashaka full tank bitewe n'amafaranga yawe. So kuri station haba hari batiri zuzuye zirimo 80, 70 cyangwa se 60 bitewe n'amafaranga. Tuvuge batiri yuzuye iri ku 100%, twe tuyigurisha 2100. So iyo uje uvuga ati ndashaka irimo 80 bitewe n'urugendo mfite, urumva niba batiri yuzuye ari 2100 kuko umuriro rimwe ku 100 ni 21. Urumva ufata rimwe 21 ugakuba n'umuriro baguhayemo ukaba ari wishyura. N'ahandi usanga umuntu yishyuye icya 5, yishyuye icya 3, yishyuye 1000 bitewe n'umuriro ashaka. Ariko nanone hari imbogamizi twahuye nayo mu minsi ishize ho muri no mujyi muvoma ziratandukana. Usanga Nyabugogo ifite muvoma kurusha Remera, so ugasanga abamotari benshi bahurira cyane mu bice bya Nyabugogo. Ugasanga nka station dufite muri bice bya Nyabugogo bagira demand iri hejuru, bigasaba ko twongera capacity yacu. So nibyo twari tumaze iminsi dukora, twongereye capacity mu station twari tuhafite, twongera n'ama station. Ni nayo mpamvu twashyize muri no programme yo kuvuga ngo abantu baje kugura tubashyiraho n'ino option yo kuvuga ngo tubagurishe na charger. Niba igeze kuri station akavuga ati sinshaka gutonda umurongo kuri station cyangwa se sinshaka ko bari buze kumereza batiri tuzuye, ashobora kwicagingira batiri akuzuza nta kibazo na kimwe. Ino promotion ashize iminsi 2 itangiye, ntago tuzi ngo irahagarara igihe kingana iki. Yatangiye ishobora kumara ibyumweru 2, ishobora kumara ukwezi bitewe n'uburyo abantu bitabiriye. Yego. Nyuma y'ino promotion mushobora kubihagarika mukavuga muti noneho abahanze promotion bayibonye abandi dusubije kuri 1,800 cyane rwose. Nkuko nabikubwiye ino moto yari iri kuri 1,800,000. Ino promotion ni nk'umunsi mukuru duhaye abaturage, duhaye abanyarwanda, kuvuga ngo batangira umwaka bafite imbaraga zo kwikorera, bafite hari abamotari benshi batwaraga moto ariko atari izabo, tuhaye ubunani. So igihe gishobora kugira bigahagarika kongera gasubira kuri 1,100 cyangwa kanarenzaho. So biraterwa n'uburyo abantu bari bwitabire muri kino gikorwa. Yego. Ubutumwa twari dufite no kwifuriza cyangwa se gusaba abanyarwanda muri rusange kwitabira kino gikorwa, tukava muri bino bintu, muri zino moto zihumanya ikirere. Dufatanye nk'abanyarwanda dushyigikire leta yacu muri kino gikorwa irimo cyo kugabanya emissions, ihumanya ry'ikirere. Tugerageje tugire green climate, tugire green energy. Byaba ari byiza dufatanyije nko muri 2025 tukazayisoza dufite moto nyinshi mu muhanda cyangwa se ziri nko kuri 80% ziri green. Nicyo kintu twifuza. Moto mumaze kugurisha niyo ariko nabyita izingana. Ubu ngubu mu muhanda dufitemo 1300 plus nizo moto dufite mu muhanda zirengaho, nizo ubu ngubu dufite mu muhanda kuri no saa tuvuganira. Yego murakoze. Dukomeje rero kubashimira kuba muri Ndahemuka ku murongo Nyarwanda TV, dusaba abatarakora subscription kubikora kugira ngo ibindi biganiro bizagenda biza mu gihe kiri imbere bizabagereho byuzuye kandi bibubaka. Turabashimiye, mugire weekend nziza.